Reka ngusuhuze uyu munsi wa none, ngufurize umugisha w'Imana, ngufurize amahoro n'amahirwe atuwa kuri Nyagasani umwami Imana. Imana rero ikugire neza kandi Imana ikwiteho ndetse cyane. Uyu munsi turi ku Rurembo TV, turi kumwe kandi na mwarimu Silas, akaba ari umuyobozi w'Ururembo TV. Inyuma ya kamera muri kumwe na Pasiteri Nshimiyimana Jean Marie Vianney. Reka mbwire ngo kora subscribe, kora like, share, commentaire yawe uyiterekeho kugira ngo ibintu birusheho kuryoha neza, bibe uburyohe. Turagukunda cyane. I love you so much. Uwiteka Imana aguhe umugisha. Mwarimu Silas, waramutse neza? Aramutse. Amahoro y'Imana Namwe muhorane nayo. Meze utese? Ndashima Imana. Nyagasani aracyakurinze? Arandinze cyane. Komeye. Iyo ubyutse mu gitondo utekereza iki? Mbyutse mu gitondo ntekereza ku buntu bw'Imana. Ku buntu bw'Imana. Urukundo rw'Imana. Buri gijoro aba ari rirerire. Ijoro rirerire. Ataza aho. Ariko buriya uziko tuba tuzutse. Ariko abantu barabizi buriya. Abantu babimenye bongere babyibutse. Abantu buriya baba bazi neza ko buriya nijoro iyo umuntu akangutse, ukabona mu gitondo ukangutse, tuba turi hagati y'urupfu, tuba twapfuye ariko uzuka. Uzi impamvu umuntu aba yapfuye? Nuko kenshi iyo umuntu aryamye aba atazi ibera inyuma yiwe rwose. Yiwe. Umuntu abaza ahari, umuntu abaza aherereye. Abantu bajya babitekereza? Bakwiye kubitekereza. Buri muntu wese ufite ubuzima hawe n'Imana, buri muntu wese uhumeka uyu mwuka amenye ko muri cyagiye cyane ijoro. Aba ni nk'urupfu rundi. Abantu batubaha Imana babwira iki? Abantu batubaha Imana nababwira ko batekereza kuri urwo rukundo rw'Imana, bagatekereza ubwo buntu bw'Imana byonyine ubwabyo. Atekereze kuri bya bitotsi bya nijoro yaryamye nkuko turi kubivuga. Nabonye abantu bakomeye, agiye mbona abantu bitwa ko bakomeye, ariko yagera ku kantu nijoro agahunga umubu, none agakoko, kandi umubu agakoko gatangana urwara bagahunga umubu, gashyiraho ibintu nka gradifu defu ya spaneti, hanabacana ganuza imiti kugira ngo wa mubu ntumwegere, kuko arabizi neza nyine ko umubu yumwegereye ushobora kumutera indwara ya malaria, ugasanga ubuzima burahindutse. Nuko dutangiye uyu munsi dushagana ikiganiro gikomeye cyane, ariko mbere ya byose banza udushira imbere y'Imana. Kadusenge Imana. Mana data wa twese, mu izina rya Yesu Kristo, turagushimiye kuri Imana y'amahoro kandi uri Imana idahinduka. Turagushimiye kuri Imana iba hafi ndetse na kure. Turagushimiye kuri Imana ikomeje kutubera amaso, izina rye rihimbazwe. Kandi tugushimiye ko ukomeje kubera amaso igihugu cyacu Rwanda n'abanyarwanda ndetse n'abatuye isi bose muri rusange. Dukomeje kubona ubwiza bwawe, dukomeje kubona urukundo rwawe rukomeye. Muri uyu mwanya tugushimiye kubwo abatwumva kwisheni Rurembo TV. Mwami, turagusabye kugira ngo uwumva iki kiganiro tugiye gukora ni ikiganiro cyerekeranye n'umuryango, amakimbirane arebana n'umuryango. Turagusabye kugira ngo tujye imbere, kandi Mwami kigira imbaraga kurushaho kuruta uko wewe twabitekerezaga. Izina rye nirihimbazwe. Ngaho bana natwe tugirire neza, ni mu izina rya Yesu Kristo misabye nizeye. Amen. Amen. Uyu munsi ndashaka tuzoganira ku kiganiro cy'umuryango. Cy'umuryango. Ejo bundi Perezida wa Repubulika yanabivuze. Warabyumvise? Narabyumvise. Yaravuze ngo ni gute abantu babiri bananirwa kubana, bakananirwa kubana. Impamvu nuko amaze iminsi yumva za politike, yumva amadivorce, yumva ibintu bitandukanye hirya no hino. None nkawe wowe mwarimu cyangwa se umuvugabutumwa, umukozi w'Imana, umunyamasengesho, umuryango, yavuze umuryango, wumva iki? Urakoze cyane. Bavuze umuryango, numva mu buryo bwagutse. Ubundi abantu benshi bazi nyine ko umuryango fondasiyo y'umuryango ni kubigendanye n'abashakanye, umukobwa n'umusore igihe bahuye bagakora umuryango, bakubaka umuryango. Ubwo biba bivuze ko batangije umuryango icyo gihe. Rero nk'uko gutangiza umuryango baribabuka, bakaba Imana ikabaha umugisha, bakabyara
ubwo umuryango uri kwaguka cyane. Iyo wagutse rero nibyo birema na wa muryango mugari, ibyo birema na wa muryango mugari runaka wagutse, no ku rugo rwa runaka bagutse, icyo gihe bigahita ko bifonda umuryango mugari, umuryango ukaba uragutse. Yego. Rero iyo numva umuryango mbyumva mw'ubwo buryo, ariko ishingiro ry'umuryango ni handi muri rwa rugo iwawe, hahandi kwa kundi Imana yabahuje muri babiri, hanyuma wa muryango ugakomeza kugenda waguka. Nuko nguko bimeze. Niyo mpamvu nanone nk'uko wari ubivuze, n'ubusanzwe Ururembo TV twibukiranyije nuko tubagezaho content yacu cyangwa se ibiganiro dukora bishingira ku muryango. Yego. Bikubakira ku ijambo ry'Imana, bikubakira ku bijyanye no kwiteza imbere. Rero byose urumva ni ibintu byubaka umuryango, ibintu byubaka umuryango. Niyo mpamvu n'uyu mwanya imaze iminsi ntaboneka, maze iminsi rero buriya mu byumweru bishyika kuri bingahe maze nta kiganiro cy'umuryango nsohora. Narindi gusenga, narindi kwiga n'uburyo ki twabinoza mu buryo ngo Imana irusheho guhishurira neza, kumpishurirwa byose, tunasoma ibitabo, tunigira no kubatubanjirije uburyo bubakaga umuryango. Rero uyu munsi nje ngarutse noneho byihariye, Excellence Paul Kagame, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, aherutse kubikomozaho mu masengesho yagiranye n'amadini n'amatorero yo gusengera igihugu. Aherutse kubigarukaho, noneho numva bimpaye imbaraga kurushaho, byampaye imbaraga kurushaho. N'abanyamadini babahaye task kabisa, habaye umukuru. Niyo mpamvu ngira ngo mwigishe umuntu wese ukumva, umuntu wese uzumva kino kiganiro, kugira ngo inkunga irakenewe. Inkunga yawe ni iyihe? Niyo kumva ibyo wumvise ukabisangiza abandi, icyo bita gusharinga, abandi nabo bakaba bafatanyabikorwa. Aho tubwiye rero umuryango wowe ubona ute? Abantu bakwiye kubana bate? Abantu bakwiye kuba mu buhe buryo? Noneho rero mw'iki gihe nk'uko twabigarutseho, amakimbirane cyangwa nk'uko turi mu muryango mugari, namwe mutwumva murabyitegereza kandi ndizera ko mugenda mubyumva. Umuryango mw'iyi minsi bamwe basigaye ngo byabaye icyorezo. Byabaye icyorezo kubera iki? Byabaye icyorezo kubera ko byazamuye intera, usanga abantu benshi, imiryango, abashakanye bakimbirana cyane, ndetse ukaberwa n'icyo bapfa. Nk'uko na Perezida yari bigarutseho avuga ngo kuki abantu babiri bananirwa kubana, bimeze bite? Ku buryo yahaye n'umukoro abantu dusenga, duhaye umukoro, kandi uwo mukoro ndizera ko tugiye kuwukora, kandi ndizera ko uwo mukoro uzabyara umusaruro. Rero hamwe n'ibyo, ijambo ry'Imana hari icyo ribivugaho. Iyo usomye, reka dusangire uyu murongo wo mu ijambo ry'Imana, ni umurongo mugufiya ngira ngo tuze kubakiraho n'ibindi bitandukanye mu gihe gitoya dufite, kuko iki kiganiro kizagenda gikomeza n'ama episode bizagenda bikomeza. Uyu mwanya ntago nza kubatindira, ariko ndagira ngo mbikomozeho gato, ariko ni inyubako izakomeza. Uyu mwanya reka dusome Abefeso, urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso ibice 4 umurongo waho wa 27. Kandi ntimubererekere Satani, kandi ntimubererekere Satani. Niryo jambo ryonyine uwo murongo, ntimubererekere Satani. Iyo bavuze kubererekera murongo wenyine, iyo bavuze kubererekera Satani ni iki? Kandi noneho weho wumva kuba wubatse umuryango, ijambo ry'Imana muri urwandiko niweho ruri kubwira ntubererekere Satani. Ese umuntu yabererekera Satani ute? Nicyo ugiye gusobanukira. Ni iki kubererekera Satani? Ni iki kubererekera Satani? Ahangaha icyo ubutumwa buvuze nshaka gushingiraho, nuko hari ibintu bimwe na bimwe abashakanye bashobora kugenda bapfa, bakagira ibyo batumvikanaho kandi bibaturutseho. Umugore akagira kutubahiriza inshingano yagakwiye kuba yubahiriza, icyo gihe bigatera uburakari umugabo. Umugabo nawe akagira inshingano ashobora kutubahiriza, nabwo bigatera uburakari umugore we. Aho ngaho bikaba byaba intandaro yo kwa gukimbirana, kuko nibo bafunguye ya miryango Satani yinjiriramo.
kuko satani we icyo agamije ni ukugira ngo abantu ntibabeho amahoro, ni ukugira ngo imiryango ntitekane, ni ukugira ngo imiryango ikomeze kuryana, kandi iyo imiryango iri kuryana egare ko igihugu cyacu tuba turi kucyoreka. Rero uruhare rwawe weho urkumva n'urushyi. Yego. Uruhare rwawe nuko utagomba nyine kubererekera satani, nuko utagomba gufungura imiryango ukitwararika mu nshingano zawe ufite. Bivuze ko kubererekera satani ari uko mbese ari ugufunga umuryango satani yakinjiriramo. Kubererekera satani ni ukuvuga ngo niba ubererekeye satani wirinde gufungura umuryango satani yakwijiriramo. Ahubwo urabwirwa ngo funga imiryango satani ashobora kwinjiriramo. Mu gihe ubonye ko hari bitagenda neza hagati yawe na mugenzi wawe, hari intambwe ushobora gutera, hari imyitwarire ugomba kugira ngo ya miryango utinjiza kwa gusenyuka k'urugo, utinjiza ya makimbirane yo mu rugo. Icyo gihe rero nicyo usabwa. Turasabwa kwirinda kubererekera satani. Yego. Rero amakimbirane hari uburyo bwinshi tuzagenda tugarukaho, ariko uyu mwanya icyo nakubwira ku mpande zombi, icyo navuga ku mpande zombi mu bigendanye n'amakimbirane. Yego. Mu gihe mudakomeje kujya inama, mu gihe mudakomeje gufungura inzira y'ibiganiro, icyo gihe hari ibintu mushobora kwinjiza kubera yuko mutari guhuza. Rero hari bimwe mushobora kubura bigatuma urwo rugo rujegajega, urwo rugo rudakomeza kubaho mu buryo bwuzuye bw'ibyishimo. Haba habuze, hari bimwe mu bintu bishobora kubura mu rugo, ibyo byose bikaba haboneka intandaro yo gusenyuka. Harimo itumanaho ridahari, communication, guhana amakuru nyine nicyo bishatse gusobanura. Niba nta tumanaho mufite, mudahana amakuru, icyo gihe ni umuryango uri gufungura, umuryango wafungutse. Habaho n'ibindi mu bibazo by'iterambere, ibibazo by'amafaranga bishingiye ku mafaranga. Nayo byose ni bimwe mu bintu bishobora gutuma abantu badahuza. Nacyo cyaba ikibazo iyo mutagiye muganira. Byose bishingiye kuri kwa kutaganira cyangwa kwa kudashaka kuvugana kandi buri wese akumva ko afite umusanzu we mu muryango. Ibyo nabyo ni bimwe mu bintu bishobora gutuma habaho inzira yo gusenyuka cyangwa y'amakimbirane muri rwa rugo. Kutumvikana rero ku nshingano nabyo ni bimwe mu bintu bishobora gutuma urugo rujegajega. Kutumvikana mu nshingano. Ni ukuvuga ngo iyo mutumvikanye mu bintu runaka bitandukanye, kutumvikana ku nshingano, menya mugore inshingano zawe, nawe mugabo menya inshingano zawe, kuko buri wese mu nshingano ze, buri wese agomba kugira uruhare mugahuriza hamwe, wese akamenya za nshingano. Buri wese agira inshingano ze ariko ziza guhurira hamwe zigahuza ubumwe, urugo rugakomera. Kutagira imbabazi, kutagirirana imbabazi. Reka mbibutse neza ko abantu aho bari barakosa, umuntu ashobora gukosa, ariko nanone nubwo ashobora gukosa, reka tugire guca bugufi, buri wese kuri buri ruhande. Yaravuze ngo ni ikihe kintu cyatuma umuntu mubana ufata decision yo kuvuga ngo dutandukane. Umuntu mwabyaranye, abantu bakoze ubukwe batanze amafaranga, ababyeyi babashyigikiye, batanze ibintu byose, bakodeje amasare y'amamiliyoni, bakodeje amamodoka ahenze,
bwaca mu gitondo yaravuze ngo ni ikihe kintu ni ikihe kintu cyatuma utababarira umuntu mwakundanye mukemeranya mugasezerana mu buryo bwo mu mitima yanyu mukajya no kubihamya noneho mu murenge mategeko mukajya kubihamya muri rya dini usengeramo aho wemerera cyane, noneho nyuma ugasanga utuntu duto duto dutumye urugo rudakomeza, dutumye abana babura uburenganzira bwabo ababyeyi bombi, ugasanga ni ikibazo gikomeye. Ibyo rero ntabwo bikwiye gukomeza kubaho. tuje kubihagarika noneho kubera imbaraga z'Imana birahagarara. Bigomba guhagarara mu izina rya Yesu, kuko byanze bikunze ntago ari ibintu bishobora gutuma dukomeza kubyemera, kandi buri wese mu kugira ngo bihagarare, buri wese nagira uruhare, dukorere hamwe. Kandi nanone hari n'ikindi, abantu bakwiye kugisha Imana inama binyuze mu ijambo ry'Imana, binyuze mu ijambo ry'Imana, kuko nanone iyi Bibiliya irimo impanuro, irimo impuguro nyinshi ushobora gukoresha kugira ngo urugo rukomeze rubeho, bigende neza. Rero gerageza weho kumva Imana, uyisenge ariko uyigisha inama binyuze mu ijambo ryayo. Ibyo ngibyo bizatuma uko kumvira, uko guca bugufi imbere y'uwo mwashakanye. Burya Bibiliya iraza ikanafasha abagabo. Mu muco wacu wa Kinyarwanda kera bumvaga bamwe na bamwe, nanone kuko hari abatarabigenderagamo, bumvaga nyine umugabo niwe ufata icyemezo gikomeye, nubwo kabone nubwo ababangamira mugenzi we, akumva nyine ari mukuri. Ariko Bibiliya ku muntu ufite ijambo ry'Imana rimuha guca bugufi, rimuha guca bugufi, kandi bigahesha amahoro, bikabera umugisha abamukomokaho bose. Rero ni byiza ko tugisha inama binyuze mu ijambo ry'Imana. Ikindi nanone dushobora kuvugaho cyatuma umuryango ukomeza kutagirana amakimbirane. Ibiriya tuvuze nutabikurikiza, urukundo rurashira, bizagira ingaruka mbi. Nutabikurikiza, urukundo ruzashira, kubera yuko nubwo mwari mukundanye, ariko kubera yuko urukundo rwabuze ibirushyigikira, rwabuze ibirungo, kambyita ibirungo, icyo gihe habuze ubwubahane, habuze kwa guca bugufi, urukundo rurashira, wa muryango ukaba byaba ibibazo bikomeye, babana nyine nkuko tubivuze, bakabura bwa burenganzira bwabo. Rero hari bimwe mu bishobora gufasha abantu bahujwe n'Imana bagashinga wa muryango, kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza. Mu gihe kuko twabivuzeho, twabikomojeho gatoya, tuvuga ngo abantu bose babana bashobora kugira ibyo bapfa, ariko hari ingamba. Uhereye uyu munsi wumvishe kino kiganiro, fata izi ngamba. Harimo kuganira mu rukundo, ni kimwe mu bintu bishobora kugufasha. Ganira mu rukundo na mugenzi wawe. Ubundi urukundo uravuga ngo, Bibiliya iravuga ngo urukundo rwihanganira byose, urukundo rugira byose, urukundo rwishimira byose. Nk'iki utababarira umuntu, wabarira byose, ntiruhutiraho. Urukundo ntiruhutiraho, ntirushaka ibyaro. Urukundo ntirushaka ibyaro. Ni ibintu byinshi. Urukundo ntiruhutiraho, kuko abantu bahita bahutiraho bakagira umujinya n'uburakari bukomeye, batafata ibyemezo ako kanya. Ukubera iki? Ni ukuvuga ngo kuganira mu rukundo rero, niba ukunda mugenzi wawe, mugomba no kubahana, kandi mu gihe mutagize ibyo mwumvikanaho, abantu bataganiriye mu rukundo, niho bya biganiro biba bibi, hakavamo imirwano kugira havemo ibyiza. Rero niyo mpamvu tubagira inama yo kuganira mu rukundo. Wibuke ko mugenzi wawe mwakundanye, ko mwahujwe n'Imana. Niba hari ibyo mutumvikanyeho, muganire muzirikana rwa rukundo mwakundanye. Icyo ni kimwe mu bishobora kugufasha weho ukumva cyangwa se uzakumva. Ikindi nanone mushobora gukora,
kubabarirana mu gihe mumaze kuganira mu rukundo mubabarirane. Burya imbabazi mu buryo bubiri, kandi nzivuge mu buryo bubiri. Imbabazi hari kuwakosheje, nace bugufi asaba imbabazi. Niyo mwaganiriye mu rukundo wakosheje yumva icyaha yakoze, bikamufasha guca bugufi agasaba imbabazi. Noneho nawe wakosherejwe, gira umutima wo gutanga imbabazi, kuko mu yandi magambo imbabazi burya ziruta urubanza. Imbabazi ziruta urubanza. Iyo uri umuntu uca bugufi kandi uri umuntu wemera gutanga imbabazi, rwa rubanza ruba rurangiye, amakimbirane aba arangiye. Nicyo ngicyo kiri muri bimwe mu bintu biri gutuma abantu ingo zicagagurana, ni ukutemera amakosa, ni no kutemera kugira imbabazi. Rwa rukundo rwabuze iyo rwabonetse, urukundo ruhatse byinshi. Urukundo rwabonetse habamo guca bugufi ugasaba imbabazi, kandi hakabamo gutanga imbabazi. Ibyo ngibyo ni ibintu bikomeye bishobora gufasha umuntu, kandi dushobora twese kwiga. Buri wese nabyigi, niwige ko iyo wakosheje ugomba kubwira umugenzi wawe I'm sorry. Rwose iryo jambo Bibiliya iravuga ngo ijambo ryiza ni mugenzi w'Imana. Nubwira mugenzi wawe ijambo ryiza nk'ubwo buryo, muzababarirana kandi urukundo rukomeze kogera. Rero ni ikindi cyabasha gutuma abantu mu urukundo rwanyu rukomera kandi rukomeza, ni ugusengera hamwe. Gusengera hamwe, Bibiliya iravuga ngo babiri cyangwa batatu nibahuza umutima wo kugira icyo basaba, Imana izagikora. Rero niba Bibiliya ibishimangira ikabivuga, nuko n'aba bantu noneho bashakanye bahuje ubumwe, icyo gihe nibasengera hamwe, urukundo rwabo ruzarushaho gukomera, kuba neza, ibintu bizakomeza kugenda neza. Rwa rugo ruzaba ari ijuru ritoya kabisa. Uzabona imbaraga zidasanzwe mu rugo rwawe. Ni ukuvuga ngo rero muri kwa gusengera hamwe muzabona n'ikindi bita kwiyegereza Imana. Hari n'ikindi bita kwiyegereza Imana. Ubusabane bwayo kwiyegereza Imana nabyo birimo. Ni ukuvuga ngo nimusengera hamwe, Imana izabegera. Kuko Bibiliya nanone mu gitabo cy'Imigani ibice 8 umurongo wa 16 haravuga ngo nkunda bankunda kandi abashakana umwete bazambona. Urugo rwasengeye hamwe rubona Imana. Urugo rwasengeye hamwe rubona ukuboko kw'Imana. Nusengera hamwe na mugenzi n'uwo mwashakanye, ubumwe bwanyu buzakomera kandi bukomeze. Ibyo ngibyo rero ni ibintu bidasanzwe. Izo nama nuzifata urukumva, uzabona impinduka zidasanzwe utari usanzwe ubona mu rugo rwawe. Uzabona niba waragize umugisha ukabona urubyaro, uzabona abana biri kugenda neza, uzabona ibintu bidasanzwe ku buzima bwawe, kandi uzabona ubwiza bw'Imana. Rero ni byinshi twakavuze, ariko ndashaka kuzaga ngenda mvuga bike bike kandi tugende tubishyira mu bikorwa. Ndashaka ko ibyo tuvuze, nubwo yaba ari abantu 10 batwumva, nubwo yaba barenze 10, ariko ndashaka ko ibi byigisho bigira impinduka ku bantu, ku muryango nyarwanda, ku itorero, ku madini, bikagira impinduka mu isi. Ariko ndagira ngo wewe urukumva gira uruhare muri byo, wumva ikiganiro kandi ugisoza, kugira ngo umenye icyo twashatse kwigisha n'iki. Ibyo turabigusabye mu izina rya Yesu. Kandi ndizera impinduka zidasanzwe. Ndumva rero mu bintu byafasha abantu kurwanya amakimbirane yo mu muryango, izo nama nuzikurikiza n'izindi turagenda dukurikiza mu episode, tukurarikiye ikiganiro kindi gikurikira, kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza. Kandi nukomeza kugikurikira uzagenda wunguka byinshi kurusha ibyo ubonye uyu mwanya. Ndumva nashimira abantu muri rusange, kandi mbasaba ko inkunga yanyu irakenewe. Murakoze cyane mwarimu. Kandi reka dushimire umuntu wese wakurikiye ikiganiro, kandi numva kugikurikira uragakuramo ibintu bikomeye cyane. Hanyuma tugusabe wageze hano, kora subscribe, kora like, share, commentaire, kandi ukeneye kuvugisha mwarimu Silas, wareba munsi y'ikiganiro arimo nimero ye
ndetse ukaba muhamagara akaba yakugira n'inama kabisa rwose, ndetse mukaba mwanasenga. Umuhanuzi ni umukozi w'Imana ufite impano zigiye zitandukanye, hanyuma ibintu byose bikagenda neza. Reka tubwire ngo ibiganiro byacu nakagaruka ku Rurembo TV. Uwiteka Imana igumugisha, kandi genda ku Mucyo Humble naho ukore subscribe, ukore like, ndetse nawe urebe ibiganiro byaho, nabyo ni byiza cyane. Uwiteka Imana aguhe umugisha. Shalom shalom.